buri barabizi ariko bose nibabizi bano bantu basanzwe babizi nimba umugore yasabye umugabo yuko agomba gusengera umuyegisi we babyaranye umugabo nawe agasaba umugore yuko agomba kutazatumira rijya rihaguruka ribyuka umugore nawe ati nawe nunci inyuma nuzabimenyeshe ndarakaye aga nutabyara umwana hanze ngo wihimure ndaba nkurakariye ndakurakariye guki aga byara umwana hanze mbabarira wamyumvishe buretse aramubwiye ngo gira courage mwana wanjye yes turabasuje abakunzi ba Dotoro TV show ariko kano kantu kandi sawa ariko bakunzi ba Dotoro TV show subiramo ngo Dotoro TV show uyu nagara umwaka y'igihabwe no umwaka ugabanyika gatatu Dotoro TV show uzibari turabasuje ariko cyane ejo twabashimiye mu byukuri uburyo mwakiriye ko twabanezerewe ibyo mwakoze ibyo mwakurikije uko twaganiriye ejo byari ukubashimira kandi uyu munsi tugomba kubashimira cyane 1K Professor Tade umwunganizi nyawe ako kantu ngira ngo murakazi ariko twese ko mbabwiye twabashimiye kandi cyane ari ngiye Claude Gasirikare Professor Tade cameraman Erinova twabashimiye kandi cyane hajya nyibutsa cameraman 250 bamwita ngo iki 250 twabashimiye ko babwe 250 Erinova na Professor Tade umwunganizi nyawe na Claude Gasirikare ariko ngira ikivugo mana we bana se no ubuheta sibyo burara ndibeshye ubuheta DMC kabisa DMC Rwanda turagusuje cyane aho uri muri Kenya kandi Imana iguhezagire twizeye kuzaza mu muryango mugari tugakomezanya twomwe twanezeza abanyarwanda nicyo tubereyeho kandi Imana izabidufashamo naho ngewe ni Claude Gasirikare ni Claude wangoga ngoga gahondogo gatwa mukeranozo mukesha batware wandi shana nago mu namwe bose agoze ubwo Rutahira ni ngoga ni Claude wangoga gahondogo gatwa mukeranozo mukesha batware Rutahira fura yacu ariko cyane baranyibukije umuvandimwe Twiri comedy wa postinze cyane kunda cyane murakaza kunda cyane kabisa nukuri Imana buriya nimba wango nimba udafite ishyari mu byo umuntu yagezeho Twiri comedy babonye ariko nuza we monetize niki bisobanura mu Kinyarwanda ariko yego babaye monetize inshuti zacu yego nejo bayibonye sejo nejo kuwa 4 tariki 27 ibemerera guhembwa baravuga ngo nimba udafite ishyari umukunzi wacu wa Dotoro TV show udafite ishyari Twiri comedy tubaha amashyi nashyari ufite aya mashyi yacu nashyari ifite n'abakunzi bacu twizere neza ko nashyari babifitiye babyishime kandi babinezerewe natwe kandi turabashimiye abo bantu bose ko tuvugana nuko nango urambona imbere ariko
inyuma ya kamera hari abandi bantu bahari bari gukurikirana gahunda uko zigenda neza, twabashimiye. Kameramani Erinova ndetse n'umwunganizi nyawe Professor Tade, nshuti yanjye. Ejo umuntu bita Miki wa hano wandura umuvandimwe wa comedy, bamwita ngo iki? Bamwita ngo cyura umuvandimwe ra? Oya murambangira uri murankura amavuta gose murambangira. Naga ari we mvuze. Aga ni umugabo we, sibyo? Aga ni umugabo we bwite, sibyo? Ahubwo hari undi wamuteretaga inshoreke, yari inshoreke mu bukumi, mu busore, sindavuga ariko mu busore ni mu bukumi, ni muki ndavuga muki? Ayo bamwita ngo iki? Uriya muvandimwe w'imisatsi rwose myiza cyane, bamwita ngo iki? Ukina mu comedy, yakoranaga yakoranye na ba Nyagiso, yakoze kwa ba nyine mu comedy menshi. Wakundana na Miti Regis, umwunganizi nyawe Professor Tadi. Urumva batajemo neza, bitejemo neza fresh. No ngo umuvandimwe Miki yakoze ubukwe nandi cameraman bamwita Aga, umwana w'imfura pe. Ariko utiyasabwe iki? Sabantu yasabwe iki? Aha niho hakomeye rero. Yasabwe iki? Icyo ni cyambere. Icyaka turuvugeho ni umugabo w'igicumbi, umusore w'igicumbi ukekwaho gutwikira abantu batatu mu nzu. Babiri bakitaba Imana, batatu bakitaba Imana, ariko umwe akaba ataritabye Imana. Ngo yatwikiraga abantu mu nzu, ariko umwe ni yapfuye, abandi ko barapfuye, barabashyinguye. Ejo yavuye mu rukiko Musanze, ngo naramuka ahamwe n'icyaha azakatirwa igihano cya burundu. Niki itegeko rivuga, singiye kurisoma ngo ndibasubiremo cyanire. Ikindi turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyane, nyakubahwa Paul Kagame, umubyeyi w'Abanyarwanda, wadukuye mu icuraburindi akadukura mu bibazo bikomeye. Ibyo ejo yakoze ikiganiro itangazamakuru, avuga kuri Visit Rwanda, ariko anavuga ku kibazo cy'abantu batanga serivisi mbi. Yes, turi kujyana neza. Abantu batanga serivisi mbi yabavuzeho uburyo bwa serivisi mbi, ariko ejo ukazasubirayo bitewe nuko abantu bahavuga, imboga nkoranyambaga zihavuga cyanire, ugasubira baragwa serivisi mbi. Icyo kintu nyakubahwa kivuzeho, ngira ngahari ibindi ni nusa. Professor Tade ndagusuje ariko akaze akanyine ni Doteo TV show. Iyi ni Doteo TV show, urayibona. No ngo iyi ni si inkunga, si ni impano, ariko ni ibikorwa by'umuryango wa Doteo TV show. Ibyo mukora buriya nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari akantu yakoraga, yavuga ngo kugiki kugipfunsi. Aha rero ni ku gipfunsi cya Dote. Kanze mbereke kari akantu ka Doteo TV show. Aha ako ufata, urabona iki gikumwe urakibona, iriya de, sibyo? Da ntabwo byahuramo n'iki gikumwe Doti. Kugiki kugikumwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwe ni gukiki kugipfunsi, ariko abana be kugikumwe. Umuryango mugari 1 ke kamera w'imvangira. Ariko turabashimira cyane igikorwa mwakoze gikomeye cyo kugira ngo turagumya tubashimire kuva ejo kugeza uyu munsi, tuzagumya tubashimire 1K ku banyamuryango barenga basaga 1000 bakurikira umuryango wacu mugari, baturi hafi, baduha ibitekerezo. Mu by'ukuri turabashimira kandi cyane, sibyo? Turabashimira cyane, nta kintu mudakora pe, sibyo?
nta kintu mudakora kandi mu by'ukuri mukomereza aho ngaho, Imana ikomeze ibafashe. Ariko se reka turebe nanone, twebwe turashaka iki, turifuza iki? Fata icyo wifuza aba aricyo ushyira imbere. Twe nk'abanyarwanda nk'umuryango mugari wa The Authority TV Show turifuza iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ku kibazo cya Visit Rwanda n'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza ikina Premier League, yakivuzeho mwacyumvishe. Twebwe nuba ngo abanyarwanda twebwe ubwacu, sibyo, hari ibyo dutekereza, hari ibyo dushaka, sibyo, ariko dufite inzego zitureberera. Izo nzego zitureberera rero nizo zigomba kugena ngo abanyarwanda tugomba kuba turi hehe, sibyo, tugomba kuba twifuza iki kandi dushaka iki, sibyo. Arsenal hari ibyo idukuramo, ubushobozi bw'amafaranga ntabwo ari impano nk'ibyo Kongo ivuga ngo mubafungire ngo sibyo twe tureba. Twe turanga ibyacu nk'abanyarwanda, nibyo yavuze ngo hari ibyo twakuraga hariya ariko natwe ibyo badukuragaho bitakibashije gukomeza, niba bidakomeje twasubika, ariko nyuma yo gusubika tugafata ibindi. Niba wabonye tujya muri NBA, urayizi ariko NBA wabuyize? Basketball aho rano twayita Premier League, twayita ngo ki? Nibwo twayita se buriya? Ntabwo ujya ubimenya? Reka nuvuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko unagira, ariko icy'ingenzi ni uko umenya icyabaye. Ubwo rero nuvuga ngo twakanze kandi nta kibazo gihari. Yego, umuvandimwe Miki yakoze ubukwe, icyo cy'ingenzi, yarongowe. Ejo twaravuze ngo abantu bakurikiye ikiganiro mwihangane, twungutse umuryango, twungutse n'ibikorwa. Hari ibikorwa remezo ariko hari n'ibikorwa byimukanwa n'ibitimukanwa. Iki ni igikorwa kitimukanwa ariko kigize umuryango mugari wa The Authority TV Show, kidufasha mu makuru. Hari akantu wakumva utabasha kumva ahandi. What again? Uyu rero ni Miki n'umugabo we ku wa 4 tariki 27 mu buryo bwemewe n'amategeko mu murenge aga. Ariko ikintu cyanejeje, hari ibibazo Miki yahaye nuba ngo babajije ngo ikintu usaba umugabo wawe ni iki? Mbaza uti nguki we, asubije nguki we. Nuba ngo Miki yasabye umugabo we, bamubajije ngo, umunyamakuru amubajije ngo ni iki kintu wasaba umugabo, wabwira umugabo wawe cyatuma urugo rwa ruzaramba? Urumva Miki yabwiye umugabo ko amusaba ko ni umugabo anje kumubaza aga, yabanje kubwirwa umugore icyo yifuza kugira ngo urugo ruzarambe. Icyo yamusabye nicyo gikomeye cyane. Icyo umugore yasabye umugabo nicyo gikomeye cyane kurenza ibindi. Icyambere yamusabye ndi buhereho ni ugukunda umuryango we. Ariko twibuke ijambo bakunzi wa The Authority TV Show, byavuzwe yuko Miki yafungishije nde? Mama we, kubera ibiyobyabwenge. Ariko Miki yasabye umugabo we yuko agomba gukunda umuryango we ndetse n'umwana. Igikomero maze uti ni iki? Yego, gira uti sha ha ari wowe agasha Miki uratwika ko. Gira uti harashye kabisa, hadashya se. Neneho Miki yasabye umugabo we agakagomba gusengera umu ex we n'umugore bakabana amahoro. Tujye usengera ex wanjye. Ntabwo avuze umu ex, yavuze umugabo we
babyaranye umwana we w'imfura agomba nyine kumusengera urugo rwe rukazagenda amahoro. Harimo iki nyine ubwo harimo iki aho hantu nawe ushyize mu gaciro? Mbwira aho hantu harimo iki? Mbwira aho hantu harimo iki? Mbaro hansobanurire. Sobanura umbwira aho hantu ikintu kirimo ni ikihe? ikintu kirimo aha Hmm? ni dance Mbwira ukuntu umuntu yagusaba gusengera umuyegisiwe kandi uri umugabo we. kandi umugabo mwasezeranye haciye amasaha 28 arimo yaciyeho 28. Yego mu masaha 28 umuntu akagusaba gusengera umuyegisiwe kugira ngo urugo rwe rugende neza. Bansobanura ku kantu. bivuze ko ari iminsi mike nawe akaguciye. Mbabara bwose unsubiza ku kantu. Mbabara umbwiza ukuri. Neneho hari umukameramani babajura umukameramani wa Irene Impaya yavuze ati nyaga ibyo bintu mbyumva sinanabyumva ndabigaramye. Wabyemera ari wowe? Sorry mbabara umbwiza ukuri. Aka kantu uzagakatiye kubera ko kubwara inkorora si icyaha. Neneho nuvuga ngo igikomeye muri iki kintu ibintu byabo ngiye ukuntu byumvishe binababaje sibyo? Ni uburyo ki bino bintu utabasha ntabwo nyine abasha kubyumva pe sibyo? Ntabwo nabyumva. Nuvuga ngo kubona umuntu akora ikiganiro baciye amasaha 28 bakoze ubukwe basezeranye imbere y'amategeko ukamusaba gusengera umuyegisiwe papa w'umwana wawe ariko mutabyumva nabi. Icyo ni kuvuga mutaza mutegeze igitekerezo ndimo uruhande ndimo ubwabyo si ikibazo ngiyewe niko mbyumva sibyo? Si ikibazo umva kamerama nge nashyira mbifitiye nge nashyira mbifitiye rihe. Ariko ikibazo gihari urumva ikibazo gikomeye kirimo n'abantu batanze ibitekerezo sibyo? Ese iyo ugiye gufata umuntu mwabyaranye nuvuga ngo uriya mugabo n'ubundi yamushatse abizi ko afite umwana, icyo ni icyambere. Yari afite uwo babyaranye, icyo ni icya kabiri. Nago wasengera umwana ngo usige se umubyaye miki ntacyo harimo. Icya kabiri yamusabye gukunda mama we. Yamusabye gukunda mama we ariko tuzi ko Regis yavuze yuko Miki yafungishije mama we. Tubikonfirme byari binyoma yarabeshyaga. Ahubwo Regis yakunze Miki ariko mu gukunda Miki amukunda bitari bukunde kamutunga. Hari ibintu bitatu umitiremo ikintu kimwe. Hari ishyari, hari ishyaka si bibiri. Icya kabiri hari urukundo, hari no guharara. Ni ukuvuga ngo Regis yaharaye Miki kuko Regis asanzwe afite umugore n'abana babiri ariko abonye Miki aramuharara. Icya gatatu wanciye mu ijambo navuze ngo hari iki nsura bibiri navuze. Ikindi hari ishyari, hari ishyaka, hari urukundo, hari no guharara. Icya gatatu mbaza uti ni ikihe? Nongo icya gatatu sibyo ni ukutamenya guhuza agaciro k'ibintu. Ngo agaciro k'ibintu burahazamo byinshi.
harimo kutamenya umurongo ugenderaho, sibyo, wa business. Kuko Regis hano gukoresha Miki yari muri business ubundi, ariko birangira hajemo agahararo, yari mu kazi. Ntabwo yari akwiye yuko aharara. Mu by'ukuri Miki ni umukobwa mwiza, ni icyuzungereze pe, ni icyuzungereze. Aka ni akantu bushyizeho ngo cyane, abo byitaweshe ngo cyane ku isura. Umugabo we ako niko kabi rero kanakomeye. Umugore yasabye umugabo yuko agomba gusengera umurigisi we bafitanye umwana. Umugabo asaba umugore ko atazatumira ryongera kubyuka asanzwe arifite. Ndabeshya se? Nese wabyisabiye? Se wabyisabiye se uturabeshya? Miki, we Miki, ntangane gake. Surubura muzi umuziki se? Uzi ikintu yateganyije? Kari akantu yakamusabye bamaze gusezerana uyu munsi kwa gatanu nibwo kandeba ikiganiro. Nibango sibyo? Yamusabye kwa gatanu namasanga arashira. Amusabye umugabo asabye umugore yuko agomba kutazatumira rigira gute ribyuka. Ariko umugore amusaba ko nawe nabona agiye kumuca inyuma kubwira ari naza yimumenyeshe cyangwa amumenyeshe uwo bagize gute. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabantu mucana inyuma, mucana inyuma hashya koko, hashya koko, hashya buri barabizi. Ariko bose nibabizi, bano bantu basanzwe babizi. Nimba umugore yasabye umugabo yuko agomba gusengera umurigisi we babyaranye, umugabo nawe agasaba umugore yuko agomba kutazatumira rijya rihaguruka ribyuka, umugore nawe ati nawe nunca inyuma ntuzabimenyeshe. Bano bantu ndabemeye mucana inyuma. Umva nkubwire aga nawe byara umwana hanze ihimuri. Ndanarakaye kwanza, ndanarakaye. Umva aga nutabyara umwana hanze ngo wihimure ndaba nkurakariye, ndakurakariye. Kuki aga byara umwana hanze mbabarira. Wamyumvishe? Buretse aramubwiye ngo gira courage mwana wanjye. Abwiye umugabo aga aramubwiye ngo gira courage mwana wanjye. Si umwana wese ako Professor de mera tica akamikoro muvugishe gakeya. Umwunganizi nyawe Mama Gaera si papa si mama wawe? Si mama wawe? Reka nibutsa abantu ko ngewe ntahahoze. Ntabwo hose ariko turakwakiriye kwanza. Ariko nanjye mu kiganiro nyine nacyo reka nivange. Ariko nagusabaga gukomeza kuko ndumva ntari muri mood y'ikiganiro. Ni ijambo rimwe ntabwo rikunanira. Mama Gaera si mama wawe? Ni umudamu wanjye. Ntabwo ari mama wawe? Umugore wanjye ntabwo ari mama. None se mama wawe adahari uvutse watekebwaga nande? Ngo kubuvutse watekebwaga nande? Ubu urimo watekebwa nande? N'umugore. Koze rero ni ukuvuga ngo inshingano z'umubyeyi iyo umwana amaze gukura urumva azishyikiriza uwo babanye byemewe n'amategeko. Nuvuga ngo inshingano za papa na mama, ngewe narakuze nshatse umugore, inshingano zazihereza nde? Umufasha wanjye ari umudamu wanjye. Bisobanuye ngo ni ubaye mama bwa kabiri. Ni ubaye mama bwa kabiri ni ugiye gutangira kunyitaho aransasira,
ejo nakubajije ijambo nakubajije ngo iki nawe ngo hari umugabo unyana mu buriri na nimba nyaye mu buriri iyo umwana nyaye mu buriri mama wa mugenzi we ashyiraho kera bashyiraga mu mashasha kuri abisi basatse ishashi abashaka Kagame umubyeyi wacu wakoze akantu niba ngo basa amashashi ibitenge byashaje za rufuku zashaje nyine kugira ngo itako nyine dapyoka umubyeyi saa sita z'ijoro akavyuka akaguhindurira ugeta kuri dapyoka abantu mwaciye muri ubwo buzima abana badufatanyije ubwo buzima kore twabuciyemo ngira kuze ndi mukuru ariko abantu twaciye muri ubwo buzima twese hataza amapampa natwe turiho kandi tuzagumya tubeho ariko Kagame aravuga ngo naga abana bacu bagomba kubaho gutyo nuba ngo rero niyo mpamvu umubyeyi abagomba kugira ibiki kwita ku mwana ariko iyi nshingano z'umubyeyi zivuyeho zikurikiraho izuwo bashakanye byemewe n'amategeko urakoze cyane nuba ngo rero ikindi rero Miki tukwifurije urugo ruhire na Aga Imana urugo rwanyu iruteze imbere kandi iruhezagire mu kirundi iruha umugisha ruzabyare hungu nakobwa ruzabyare ruheke ruzagira amafaranga ruzagira umutungo amasambu ndetse n'inzu ariko ngewe ndabagabiye ndabagabiye ntabwo mbuze nka ndabagabiye ngiye ku cyo mbagabiye uzi icyo mbagabiye Miki na Aga icyo ngiye mbagabiye ngiye kubagabira ababyeyi ba kabiri ndabagabira n'aba gatatu ababyeyi ba mbere ba kabiri mbagabira abambere n'abababyaye sibyo nawe ugihindura ariko aba kabiri nyaku oya no sebukwe na nyirabukwe abona ababyeyi babo n'abambere sibyo ariko aba kabiri mbagabiye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame mama wacu bababera ababyeyi baduha umutekano n'amahoro mu gihugu niyo mpamvu mufite platform muri gukoreraho uyu munsi ibyo muri kuvuga n'ibyo mukora abantu bose bakagira bute abo n'ababyeyi bakangahe ba kabiri aba gatatu ni umuryango wacu mugari wa Dr TV show turababyeyi banyu kandi tubari inyuma mu rugo rwanyu tuzabaha inama aho zakenewe twagiye ingingo dusoza umuhungu imusanze sibyo umuhungu imusanze yakoze ibara ibintu bibi cyane yakoze ibintu bibi cyane kabisa pe byo kugawa nuba ngo uyu muhungu imusanze yafataga essence yafashe essence mbere na mbere arabanza ajya mu rugo rw'umusaza amaze kugeramo amusanga mu gikoni umukecuru amusanga mu gikoni atetse ahita amenamo yaguraga litiro essence ahita amena essence mu mashyiga atekeyemo mu mashyiga abantu baza amashyiga nyine barayazi uwo utayazi ubwo ngubwo bwose inshuti yanjye ntabwo turi kumwe pe urumva ariko n'utayazi ni kuri abatera amashyiga atatu urumva ni kuri abatera amashyiga atatu bamara kuyatera ukabona nyine ugashyiraho inkono sibyo ugashyiraho inkono nuba ngo ubwo rero uwo muhungu yashyiragamo yaraje amenamo essence yamaze kumenamo essence urumva nyine gushyana ngombwa umuriro nyine uratomba kurazamuka umaze kuzamuka wa mukecuru ahiramo yitaba Imana ariko ntibamenye umuntu agize gute ntabwo bamenye ibyabaye icyakurikiyeho rero nyuma yaho yaje kongera kujya mu rugo nanone bw'undi muntu aragenda amena idirishya amaze kumena idirishya amena essence mu nzu bari mu nzu mu cyumba amena essence amaze kumena essence abantu nuba ngo ariko ubwo rugo rw'umukecuru n'umwuzukuru we w'imyaka 13 bose bahiriyemo barakongoka ubwo rugo rwa kabiri yagezeyo nabwo asanga harimo umusaza n'umukecuru nabwo amena essence nyina amena idirishya amaze kumena idirishya amena essence ahita arasiramo umwambaro atwika ariko mu gutwika umwe yitaba Imana ubundi bageze mu bitaro
ubu nyine abasha kuba ariko nawe nyine babigoye nawe urabyumva ntago biri ntago ameze neza. Ubwo rero yaburanye ejo mu rukiko, araburanye nyine urumva ababurana ifunga n'ifungurwa, ariko aremera icyaha, ariko avuga yuko icyo ashinze uwo mukecuru n'umusaza yatwitse bwa kabiri abashinze ariko ngo bamurogaga mu rugo ngo bakamuteza amadayimoni sinzi ko bwaya nago mu Rwanda ntago bayemera. Reka ubwo bizagenda bite? Nuko ubwo rero nuvuga ngo niho bigeze, ubwo niko bimeze. Ariko uyu muntu naramuka hamwe n'icyaha azakatirwa mu itegeko ry'u Rwanda uko rivuga, nitubasomeye, ariko azakatirwa igihano cya burundu. Si cyo kimukuye se uyu muntu ba? Kamera hari icyo nibagiwe ubwo? Icyo nibagiwe ni iki? Wayanyibutsa? Uretse ariko ndasaba umuntu bita Shyaka Melody wihandagaza akavuga ngo abantu mukunda Miki mu nkandire Flow ni Miki bayikandira wakoze ubukwe cyane, we mureke kugira ku mazina y'abandi, mukore ayanyu, muvwane. Ku isi ni ukuvwana, ku isi ni ukugumya guhatana, ntago ku isi ari ukuza kwitunira ku bandi, kuzamukira ku bandi. Urabizi ikintu kuzamukira ku bandi? Niba ngo hari ukuntu umuntu akora ibintu ibikorwa bye byamara kuzamuka agashaka kugenda umuzamukira ukavuga ngo ngewe ariko ngo uranze ubu ngubu ngo buriya ngo ndi ngo ndi muri umuntu wa Professor Tade, ngo ndi muri umuntu we ariko ngo muraze twagiye ako twatiri kumwe tujya ahantu bita mu Rwamagana mu mujyi ndani, ducana ku kagari tugasanga gitifu umurenge arimo arareba ibiganiro byacu, aho ngo uyu muntu ari kuramo ntabwo twatiri kumwe, ariko twirira gashikarete ntabwo biza ahantu kabutike uvuye ahantu kuntu ntabwo bizi ntabwo uzi umuvandimwe mushiki wacu agera ahantu mu kagari gutya runaka bati uyu muntu waba umuzi, kavuga atari kuriya muntu ububona hariya uriya ni mukuru wanjye cyane ni murumuna wanjye, sibyo? Kandi mwana uzi imyaka umuntu abakoze, uzi iminsi umuntu abamaze yihiringa byahatari izuba wizamukira ku bandi. Rero gerageza ukore izina ryawe, wa muntu we turakugashye, kora ibyawe, wishaka kubwira abantu ngo abantu mukunda Miki munkorere Flow bagukorera ni iki ko wagize uti mwawe nta nubwo uzwi kwanza, nta muntu ukuzi. Bo bakunzi bacu mu by'ukuri turabashimiye, nayo makuru twari tubafitiye agezweho. By the way twari twibagiye kubibutsa, nta kirahinduka ku bavandimwe bari mu rukiko, nta kintu cyahindutse. Ejo bavuye mu rukiko babiri bashinzwe kuri video y'aya mano, ejo twabagira ikiganiro, ariko ntabwo barava mu rukiko, baracyariyo. Ubwo nibagaruka mu rukiko uko bizanzurwa nuko bizaba bimeze muzabimenyeshwa. Uko bareganwa ari abantu ni 4 ni 5 bageze muri 5. Uwo mukunda cyane muzimo cyanire yamano nagafunze ni Jihad niwe uri mu rukiko, niwe ngira ngo muzi neza, niwe muzi cyanire, ariko abandi bo baracyari kwa kundi. Ariko RIB umuntu bita Kamarade ndakwiyamye, uratabaza RIB ahubwo nawe uzi gutwara, tuzabigarukaho. Murakoze cyane, Imana ibishimire. Ciao ciao.